amafaranga yanjye urabona amafaranga yanjye ntabwo yameze okay uje ntabyo yaburetse urashobora amafaranga yanjye none ndagira ngo tujye ndashaka amafaranga yanjye nanga arimo hamagara umeze amafaranga yanjye David numeze amafaranga David ndi muza ko ndashaka amafaranga David twatewe niko twatewe David Sheri ndashaka amafaranga baje Sheri ndetse kwica baje polisaje icyama bure polisi yagira David ni kintu amafaranga yanjye ni kintu amafaranga yanjye ndagiye ariko polisi hano Nunga yibonye ni Sheri sanga ni wanje bashaka kumwana mashaka binamubwiye uriya nuko nanze kugusuzuguza Sheri nanze kugusuzuguza ariko uramba musharatuye nuko mvuze nta adakwitwa n'umugabo mugabo ahari mba musharatuye buretse yakuneka karagagabo karumakaye buretse iki karumakaye ngayo nguko rero bakunzi bagenda ku mwana reka nizere ko umeze neza nkuko ubibona ari bisanzwe gusa urugamba rukomeje gufata indi ntera nkuko mubibona ni urugamba rutoroshye n'ibintu bitoroshye aho n'umugabo wacu rero bamaze kumuteza leta ese ubungubu polisi namuka igeze ahangaha agasanga yagiye kandi ikindi nta kintu yangije ikindi bakamenya imvano y'impamvu yabateye amaherezo araza kuba yaheweho urabyumva ute andika muri commentaire kandi ikindi kambaze mubwiye ngo barakoze subscribe urakoze cyane kandi igitekerezo cyawe kirakenewe rero nimba utarayikora aribwo bwa mbere ugeze ahangaha cyangwa se wari usanzwe utukurikirana utarakora subscribe reka mubwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo byondaho naho ngaho kwa kazogera karaho hirya ubundi twikomereze ujye ubona notification zacu uko twaprodinze ndetse ujye duhana ibitekerezo eriga ni mwebwe tuba dushaka guhereza ibyishimo ndetse n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe ikindi twigarukire rero ahangaha uwera nyuma arimo arabwira abana ati mwebwe ntimugire ikibazo akababeshya uburyo bwose bushoboka ariko nawe arabibona yuko abana badafashwe neza kandi ikindi yaratsimbye yanze kubabwiza ukuri ko ari we mama wa Irisi ndetse nyuma y'ibi byose yuko ababyeyi ba Uwera bitabye Imana ese uriya mugore bari guhirwa cyane birenze urugero yaba ari we wishe ababyeyi ba Uwera cyangwa se nani mabara yakoze ese yakoze iki yishe bande ko bavuga ngo amaraso azamukurikirana yishe bande bituma ahunga bakamushyira wanted ku buryo na famille igira ngo ikamukara ikavuga ati uyu muntu yitabye Imana kandi ariho guys rero ibintu bimaze gufata indi ntera mwabibonye rero nkuko uno mugore ari kwisobanura avuga ati nyamuneka musaza wanjye bingiremo ese uyu musaza we imva yabo ni ihe uko twabonye yabyaranye na Uwera ejo tukabona Uwera ino famille yamwirukanye ejo tukagaruka tukabona byagenze ukundi kuntu tukabona hari amasano bagiye bafitanye na ba bantu b'abagome bari bashimuse Uwera imvano yabyo ni ese Uwera namanya ko umuntu wamufataga ku ngufu afite icyapfana n'uwo babyaranye amaherezo araza kuba ayahe weho uri kubibona gute ese uri gutekereza hazaba iki umunsi bizagenda bivumburwa andika muri commentaire umereze igitekerezo cyawe uko byumva ndetse no kubitekereza cyangwa se wandikamo n'igitekerezo cy'ukuntu utekereza ko episode yindi ikurikira yazaza imeze urabyemerewe kandi igitekerezo cyawe tukakishyira mu bikorwa guys rero nkuko mubizi ikintu cya mbere mbanze kubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye reka mbashimire cyane mwebwe mukomeza kudukurikirana ikindi mbabwiye ngo uyu munsi nimba bitameze neza senga Imana kandi senge wizeye ndabizi neza ko ejo bizamera neza
kandi ikindi ejo ngo wicya bucyana yandi humura ntugire impungenge wowe wihebye weho wumva ubuzima bwakurangiriyeho bijya bitubaho natwe ariko kubera Imana iyo wisunze Imana ugasengana nayo bibasha kujya mu buryo rero ikintu nagusaba ni ukwizera ugasenga kandi ugashaka ikintu cyatuma kitagutandukanye n'Uwiteka nujya gusaba Imana ikintu yisabe nk'aho ari musaza wawe yisabe nk'aho ari umubyeyi wawe kuko irakumva kandi ibigukemurire nk'umubyeyi wawe kuko ni umubyeyi irabyumva. Murabona bana rero nabo bakomeje kwibaza ese ko bari ababyeyi badufata nabi bahora badukwita urudaca baba batatwitayeho niyihe mpamvu ese babona ababyeyi bimeze bite? Rero bikomeje kuvugwa yuko kandi bigatsimbarwa yuko aba bana ari atari ababyeyi babo ariko aba bana ntabwo baramenya umwanzuro nyirizina. Ese niyihe mpamvu aba bana batazi ababyeyi babo banyabo? Ese ababyeyi babo banyabo babahe bite ku buryo bagiye kubatwara imitungo bakabatwara n'abana? Ariko amakuru mashyashya nuko ababyeyi baba bana babonetse. Ese amaherezo arayahe ku imitungo? Uyu mugabo yasisiye nawe ati izina ry'Imana abana banjye bamaranye igihe kinini nta n'umwe bashobora gukura imbere yanjye. Ese wowe ni kubibona? Ese leta niza umugani w'uyu mumama igapima DNA bizagenda gute? Ese niyihe mpamvu uyu nguyu aho yishyuza amafaranga miliyoni 30 n'iziki imvano yazo niyihe? Uratekereza ari ihe? Fasha wandike muri komanteri umpe igitekerezo cyawe uko byumva ndetse no kubitekereza n'ingenzi kuri twebwe kandi nkagushimira by'umwihariko kuko uba wakomeje kugenda udukurikirana kandi uduha n'ibitekerezo uko bukeye ndetse n'uko bwije. Reka rero mbabwire ngo imva n'imvano ni ngiyi ngiye kubamenera ibanga ariko ntimuzabivuge ntimuzabivuge nyine niko muri makeya mumbikira ibanga ariko ngiye kubarabura mu gake. So imva n'imvano y'aba bana rero nuko babashije gushimutwa n'uyu mugabo uhora wishyuza miliyoni 30 ndetse yanabashimuta agashimuta n'imitungo y'ababyeyi baba bana bityo bakabahereza imiti yatuma bibagirwa abana babo. Ese niyihe mpamvu yatumye babikora? Ni ibitungo gusa ku buryo batwara abana bakibagiza n'ababyeyi? Ese iyo bareka abana bakabarekera ababyeyi babo wenda batibuka amaherezo ariko ese ko bari kuvuga ngo ababyeyi bagarutse bagiye gushakisha abana babo ndetse n'imitungo yabo baba bashije kongera kwibuka ko bafite abana? Ese ko Uwera avuga ngo uyu ni umwana we Elise hakaba havugwa ko habonetse ababyeyi baba bana? Ikibazo nibaza nawe ukibaza ababyeyi baba bana bapfa n'iki na Uwera? Babonye Elise gute? Byagenze gute? Ese weho uri kumva byaragenze gute? Mbabarira umpe igitekerezo kuko ngiye ndumva birenze ubwenge bwanjye kuko nimba nibaza neza nzi neza yuko ababyeyi ba Uwera bapfuye bitabye Imana kandi uyu mwana akaba ari Uwera akaba ari bene wabo n'abari abantu birukanye Uwera mu nzu. Ese amaherezo imva n'imvano y'ibi bintu ko ndeba ari ikiryango ari uruhererekanye ni umuryango umwe uhanganye kandi uhorana ubwoba? Ese niyihe mpamvu? Uyu nguyu aragira ati mvukana n'uriya mukuru wanjye ndamuzi neza nta kintu yangira nta usibye kunkangisha imbunda nta kintu yangira. Abandi nabati bano n'abavandimwe. Uwera ati nabyaranye nawe. Uwera ati ababyeyi banjye barapfuye. Ese amaherezo cyangwa se imva n'imvano y'ibi bintu weho urumva ari please andika muri komanteri ndetse nimba warakoze subscribe like ngushimire nimba utarayikora nyamuneka novangaha udabyonzeho ntago ari ibintu bigoye ne kwako kazagera kari ku ruhande. Ari abantu benshi bataza kazogera ariko ni yindi bavuzaga kwa padiri nako bavuza
kera mu misa twajyagayo bavugije inzogera twabimenyaga ko saa sita zigeze kubera inzogera rero kandi ako kazogera kari ku ruhande